Reka rero dukangure Magayane tumubaze ibya M23 muri Congo, tumubaze nuko iyi ngoma igomba kurangira cyangwa se no kugeza ku ngoma ya nyuma yahanuye, tumubaze no ku ngoma ya Rukirigitangwe rwa Mudatinya urangwa n'imboni ku maso, tumubaze n'ingoma ya nyuma ese bimeze bite, byagenze gute? Rero ndagira ngo tubwire za mana 12 zidufashe gukangura Magayane ho gatoya, duse nk'abamubazaho utuntu dukeya, ubundi tumureke yongere yisinzirire. Ngaho mudufashe tubashe kumukangura. Kanguka 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 kanguka. Murankangurire murankangurire ni ibihe munkangurire? Magayane turashaka kukubaza ese ubuhanuzi bwawe ko harimo mu buhanuzi wahanuye kandi buteye ubwoba, harimo ubwo wahanuriye ku kibuga cy'indege mu Bugesera, harimo ubwo wahanuye ku ntambara zo muri Congo nka M23, hari ibindi wagiye uhanura byinshi cyane kandi biteye abantu ubwoba. Turagira ngo rero udufashe, ese koko ibi bintu wahanuye waduha insinzi yabyo? Ese bizaba bizaba nyine. None se nimba bizaba, mwatubwira ese twakora iki kugira ngo bitaba? Ni iyihe nsinzi ushobora kuduha kugira ngo byibuze ibyo wahanuye kugira ngo tube tubifiteho insinzi? Kuko ndibuka ko hari igihe wahanuriye Habyarimana, Perezida Habyarimana waramuhanuriye ngo azagwa mu giti nk'inyoni, umurambo we ntuzaboneka, hazaba umugwagasi ku gasozi, hazagwa mu rufunzo. Ukimara kumuhanurira urupfu rwe, yarakubajije ati ese insinzi ni iyihe? Uramubwira uti insinzi ni ukuva ku butegetsi. Icyo gihe Habyarimana yego yanze kuva ku butegetsi. Ese iyo aza kuva ku butegetsi, ruriya rupfu ko wari wamuhanuriye uko azapfa ntabwo byari kuba? Ntabwo byari kuba, narabihanuye ariko iyo aza kuva ku butegetsi ntabwo byari kuba. Iyo aza kuva ku butegetsi ntabwo byari kuba? Okay. Sawa rero, okay. None twebwe nk'insinzi waduha byibuze kugira ngo bimwe mu buhanuzi bwawe tubona bugenda bucicikana ku mbuga nkoranyambaga, abandi ati ni wowe wabyanditse, hari byinshi cyane wagiye uhanurira muri gereza, bamwe bakandika ku mpapuro, hari byinshi cyane wagiye uhanura mu bayobozi, abandi bagashyira ku magasete, abandi bagafata amarikodi, abandi bakandika mu binyamakuru, hari byinshi cyane wagiye uhanura, ariko turagira ngo byibuze uduhe insinzi. Ubu buhanuzi tubona butari bwaba, abantu benshi cyane biteze, abantu benshi cyane banafitiye n'ubwoba, ubu buhanuzi bwawe kugira ngo budasohora, ni iyihe nsinzi waduha kugira ngo ubu buhanuzi butaba? Kuko nta n'umuntu wigeze akwaka n'insinzi, nagiye mbikurikirana, bigera no ku rupfu rwawe ubwo wavugaga uti ku munsi w'ejo nimara kurya imboga z'isogi nzahita nipfira, kandi koko uko wabivuze niko byagenze. Turagira ngo rero uduhe insinzi, byibuze ibi bisigaye bitari byaba tubashe kubibonera insinzi, ntibizabe, kuko abantu benshi cyane baba bafite ubwoba y'ibi bintu wahanuye, kandi koko uko tubibona abanyamakuru babyanditse, uko tubibona imbuga nkoranyambaga, abandi bahanuzi bagenda banabisubiramo, ibi bintu byawe ko tubifitiye ubwoba kandi tukaba dushaka ko bitazaba, ni iyihe nsinzi waduha? Turagira ngo tuyikwake kubera ko wapfuye udatanze insinzi. Ese byagenda gute? Ni iyihe nsinzi? Turagira ngo tuyikwake, ubashe kuyiduha. Insinzi nabaha nuko hari indirimbo ivuga ngo ninduje urugamba, ninduje amahanga n'urukundo mu Rwanda, turabasangirangendo, nindunze
utsinze urugamba, ninde utsinze Afurika, ninde utsinze Aziya, ninde utsinze Uburayi, ni urukundo mu bantu, turabasangirangendo, turabasangirangendo. no none se iyi ndirimbo ubwayo irimo intsinzi? Iyi ndirimbo ubwayo, reka mbaze Imana 12. Iyi ndirimbo Magayane turirimbiye ngo tuyinononsore ngo dukuremo intsinzi, ngo ibyo yahanuye, ngo tubashije kumenya ibiri muri iriya ndirimbo ngo ntabwo ibyo yahanuye byasohora. Ese ndagira ngo mutubwire. Ndabaza Imana y'irarire, ndabaza Imana Imana Ryangombe, ndabaza Imana Nyabingi, ndabaza Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ndabaza Imana y'Umugwagasi, ndabaza Imana nyinshi cyane, harimo Satani, harimo Yesu, harimo Uwiteka Imana Nyiringabo waremye ijuru n'isi, kubera ko twebwe duhuriza hamwe Imana 12 kandi tukazibaza ibibazo tuba dufite. Kandi ndanabashimira, mwakoze kuba mwamfashije gukangura Magayane. Reka tumureke yongere yisinzirire mu mahoro, nimumureke yongere yisinzirire mu mahoro. Mwamfashije kumukangura, ibyo twashakaga ngo atusobanurire kandi aduhe intsinzi arayiduhaye. Mumureke yisinzirire, ahubwo reka tunononsore ibiri muri iriya ndirimbo, kugira ngo tubone intsinzi, biriya bintu yahanuye bibe bibonewe intsinzi, ntibizabe. Aravuga ati, ubwo nababazaga namwe mwa mana mwe 12 nateranyirije hano, kugira ngo mubashe kumfasha, kugira ngo aya magambo yavuze muri iriya ndirimbo. Yavuze ati, hari indirimbo ya kera abantu bajya baririmba ijya ivuga ngo ninde utsinze urugamba, ninde utsinze Afurika, ni urukundo mu bantu, turabasangirangendo. Iriya ndirimbo koko turamutse tuyirebye koko dushobora kubonamo intsinzi. Baravuga ngo ninde utsinze urugamba, ninde utsinze Afurika, ninde utsinze Aziya, ninde utsinze Amerika, ninde utsinze Uburayi, ninde utsinze isi, ni urukundo mu bantu. Ese abantu koko bafite urukundo rushobora gutsinda intambara zose tubona ku isi, nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, bishobora kuba koko ngo ni urukundo mu bantu? Ese abantu bafitanye urukundo barwana? Ese abantu bafitanye urukundo bagirana amashyari cyangwa se bagambanirana bakicana? None hari n'irindi jambo yavuzeho ngo turabasangirangendo. Ubwo abasangirangendo, ubwo ndimo kubaza Imana y'irarire, Imana y'Umugwagasi, Nyabingi na Ryangombe n'izindi mana zose twahurije hano. Munsubize koko aya magambo, nimba Magayane koko yatubwiye, nimba koko twayabonamo intsinzi. Nitubona intsinzi itabonekamo, twakongera tukamukangura, tukamubaza impamvu yabivuze mu migani, kandi cyangwa yabivuze mu bisigo, twakongera tukamukangura, tukabaza Magayane impamvu yatubwiye intsinzi mu migani no mu bisigo, tukaba tutabasha kubisobanukirwa. Ese urukundo, ndimo kumva hariya hari Imana Nyiringabo irimo kumbwira ati, abantu iyo bafite urukundo ngo intwaro bazicuramo amasuka yo guhingisha. Ubu ni ukuvuga ngo twabwira Uburusiya ziriya ntwaro bafite bakazicuramo amasuka yo guhingisha imirima, dore ko bafite n'imirima myinshi, na Ukraine nayo igafata ziriya ntwaro ifite bakazicuramo amasuka. None ubwo se ni ukuvuga ngo abantu iyo bafite urukundo nta ntambara ibaho, nta kugambana, cyangwa se n'ukunyaza ibyawe urabimurekera, ntabwo bikurikirana. Ni ukuvuga ngo urukundo ruruta byose kandi urukundo rutsinda byose. Ngo turabasangirangendo naryo ryagarutsemo,
kuko indirimbo yavugaga ngo ninde utsinze amahanga, ninde utsinze uburayi, ni urukundo mu bantu. Ye turi abasangirangendo. Abasangirangendo rero tumenye ko twese aho tujya ari hamwe, twese n'ubundi kuba turi abasangirangendo, twese duca mu rupfu. Twavutse kimwe, twese twavutse ku umumama, nta muntu wigeze, wenda abantu batavutse ku bagore hano ndababona ni bake cyane, ariko Yesu nawe yavutse kuri Mariya. Wenda nka Satani kuko ari ikiremwa cy'umwuka, we ntago yavutse ku mugore. Wenda n'Imana yo yitwa ndiho, ariko yo ni ndiho, ihoraho. Ni ukuvuga ngo ni Uwiteka. Uwiteka rero ni umuntu utagira iherezo, utagira itangiriro n'iherezo, ni Uwiteka uhoraho. Kuko yabwiye Mose ati genda ubwire Farawo, umubwire ati nitwa ndiho. Niwe utaravutse ku mugore. Ubwo dufite abantu babiri hano muri izi Mana 12, dufite Imana ebyiri zitavutse ku mugore. Harimo Satani, ni ikiremwa cy'umwuka, ni umukerubi, ni umukerubi mukuru, ni umumarayika mukuru, yarakuriye abaririmbyi, uretse ko ayo mapeti yayambuwe, akaba yitwa rushoferi. Rushoferi yari umutwaramucyo, ntago yitwa rushoferi, ubu yitwa Satani, yitwa Sekibi, kuko yambuwe amapeti yose. Ubu hano ku isi utwihanganire kuba tukwise Sekibi, kuko amapeti barayakwambuye, witwa Sekibi, ntago ukitwa umutwaramucyo, iryo zina bararikwambuye. Okay, reka rero turebe amagambo ari muri iriya ndirimbo ngo turi abasangirangendo. Okay, none abasangirangendo ndakeka icyo yashakaga kuvuga, kugira ngo umuntu atsinde urugamba, kuko avuga ngo ninde utsinze urugamba, ngo ni urukundo mu bantu. Urukundo rushobora gutsinda urugamba, kandi abantu bose bamenye ko turi abasangirangendo. Nta muntu warwanya undi, nta n'uwagambanira undi, nta n'uwakifuza ikibi ku muntu, nta n'umuntu watera undi. Koko nk'uko iyi ndirimbo Uwiteka yadufashaga kugira ngo tubonemo intsinzi, isi yose iramutse ifashe intwaro bafite bakazicuramo amasuka, maze ziriya nganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi bakazihindura izikora amasuka n'amapiki yo guhingisha, bakazajya duhinga, ziriya nganda zikora imbunda bakazihindura izikora amasuka, tukazajya duhinga tukorora, byaba byiza, kubera ko isi yabaho ari nka paradizo itagira intambara. Yego, yavuze ngo turi abasangirangendo. Abasangirangendo rero urebye twese twavutse ku mugore, kandi twese twavutse twambaye ubusa. Twaturutse ku isi, twavutse twambaye ubusa, kandi uko twavutse, uko twavuye mu nda y'isi twambaye ubusa, ni nako tuzayisubiramo twambaye ubusa. Ntacyo twazanye ku isi, kandi nta n'icyo tuzasubira nayo. Ndakeka twese turi abasangirangendo. Twese twavutse ntacyo dufite, twambaye ubusa, nta n'akenda ko kwambara tugira, ariko no gusubirayo nanone tuzasubirayo nta kindi dufite, twese twambaye ubusa. Okay, urakoze kumfasha. Hano dufite Imana 12 zirimo kumfasha kugira ngo tubashe kubona intsinzi muri ariya magambo Magayane yatubwiye ati ninde utsinze Afurika, ninde utsinze Uburayi, ninde utsinze urugamba. Kuko abantu benshi bashaka intsinzi yo gutsinda urugamba tubona hano imbere. Gutsinda urugamba rero ntago bisaba kuba ufite, gutsinda urugamba ni ukumenya ko urukundo nirwo rutsinda urugamba, kandi kumenya ko turi abasangirangendo nabyo bitsinda urugamba. Twavuye mu isi ntacyo tuzanye ku isi, kandi tuzasubirayo nta n'icyo tujyanye ku isi. Umwe aravuga ati twavuye mu gitaka kandi tuzagisubiramo. Twavuye mu gitaka ntacyo dufite, tuzongera tugisubiremo ntacyo dufite. Ariko njye ntago nzasubira mu gitaka rwose. Niyo mpamvu nakihanangiriza izi Mana ziri hano, niyo ntabwira Nyabingi, nkabwira na Ryangombe, nkabwira n'Imana y'umugwagasi, nkabwira n'Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Iryo jambo muzanye ngewe ntago ryemera rwose. Iryo jambo muzanye ngo twavuye mu gitaka tuzagisubiramo, ntago njye igitaka nzagisubiramo. Dore nguyu Yesu muricaranye, njyewe
ndimo kudekora i Yerusalemu ku musozi wa Erayoni, aho Yesu azakandagiza ibirenge, umusozi ugasadukamo kabiri, tugahita twima ingoma y'imyaka 1000. Njye rero Yesu azansanga nkiri muzima, ntago nzapfa, nzarama. Njye nzabona Yesu amanuka ku bicu aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Kandi koko niko bizagenda, dore nawe azabimfashamo, kuko njye ndi umuteguza wa Yesu Kristo. Njyewe nkorera Yesu, urumva, nta wundi muntu nkorera umwami w'abami, umutware utwara abatware, nkorera Imana rurema, Jehova Jira, Ishadahi, Jehova Yire, Rohimu, Aishadahi, Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Shalomu, Jehova Shamaki. Ubundi bavanga Imana ni ngari. Ubundi Imana yicara ku ijuru, Isa akaba ari intebe y'ibirenge byayo. Iyo Mana igoswe n'abasirafi, igoswe n'abakerubi n'ibizima 4 n'abakuru 24, igoswe n'abamarayika ba Mikayeli na ba Gaburiyeli. Iyo Mana rero bayita Uwiteka, bayita Uwiteka, bayita Ndiho, bayita Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyo rero niyo nkorera, kandi noneho ntago ariyo yonyine, nkakorera n'Imana Yesu Kristo. Imana Yesu Kristo rero nayigira amazina yayo, yitwa Imana, yitwa Yesu, andi mazina ye yitwa intare yo mu muryango wa Dawidi. Iryo ni izina rya Yesu. Yitwa intare yo mu gishyitsi cya Dawidi. Iryo ni irindi zina rya kabiri. Yitwa irindi zina ifite, yitwa Arufa, yitwa Omega. Ayo ni amazina ye. Yitwa Mesiya. Iryo ni izina rya Yesu. Yitwa Kristo, kuko ari uwasizwe n'Imana. Iryo ni irindi zina. Yitwa yitwa umutware utwara abatware. Yesu buriya naryo ni izina rye rikomeye, umutware utwara abatware. Ni umutware w'abatware bose, yaba abo ku isi, kuko ngo n'iby'ijuru barabimweguriye. Ni umutware utwara abatware. Yitwa rero umwami w'abami. Izina rya Yesu Kristo. Yitwa umwami w'abayuda. Naryo ni izina ryiza, umwami w'abayuda, cyangwa se umwami w'abisi. Yitwa umwami w'abami. Umwami w'abami rero, umwami w'abami, Yesu niwe wavuze ngo azitwe Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ubwo nta kandi kazina kihiziye ku ruhande, ariko reka twifatire umwami w'abami nyine. Njye rero ntago nzapfa, nk'uko Nyirabiyoro yarabivuze, nk'uko Ryangombe yarabivuze, nk'uko Nyabingi yarabivuze, ngo twavuye mu gitaka tuzagisubiramo. Nubwo mwebwe mwasubiye mu gitaka, ariko njyewe ntago nzagisubiramo, kuko njyewe uyu mubiri nambaye niwe Yesu azasanga nyifite, hatavuyeho na gato, kuko njye mvuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bwo bubwira abantu ko Yesu agiye kuza. Niyo mpamvu rero ntazapfa, nzarama, kandi nkageza igihe cya Yesu Kristo azagarukira, ubwo Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Yesu rero azaza kwima ingoma y'imyaka 1000, nk'uko Daniel yabivuze, ngo nabonye ibuye rinini rituruka mu ijuru, riraza risenya igishushanyo cya Nebukadinezari. Icyo gishushanyo kirashwanyagurika gihinduka ivu, ngo nuko rya buye ryasenye igishushanyo rirakura riragara rikwira isi. Ngo iryo buye rero ni Yesu Kristo, uzaba uje gutegeka imyaka 1000 hano ku isi, uzaba uje gutegeka ingoma y'imyaka 1000. Ariko ni ingoma y'iteka, utazumva ngo wenda iyo myaka 1000 nishira ngo azakurwa ku ngoma, azagumaho iteka ryose. Nk'uko Yeremiya yabivuze, nk'uko na Daniel nawe yagiye abihanura, avuga ukuntu ingoma zizagenda zikurikirana. Ni ukuvuga ngo rero uko abahanuzi bose bagiye babihanura niko bigomba kugenda, nk'uko na Yohana mu byahishuwe yagiye abihanura. Ingoma
ya Yesu Kirisitu, ni ingoma izahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu rero nari ndimo kubwira abantu, mbabwira nti abahanuzi bose bagiye bahanura, ntago mubizi ariko bose bagiye bagarukira ku ngoma ya nyuma. Wari uzi ko Magayane yahanuye akavuga ku ngoma ya nyuma y'amahoro? Ingoma y'amahoro, isi izaba ifite amahoro n'umutekano, nta kurwana, nta ntambara. Iyo ngoma Magayane yayigarukijeho. Ntago ari wowe wenyine wavuze no ku ngoma ya nyuma. Ingoma ya nyuma na Nyirabiyoro nawe yayivuzeho, ku ngoma ya nyuma y'amahoro n'umutekano. Ntago ari nawe wenyine wagiye uvuga kuri izo ngoma za nyuma. N'abandi bahanuzi na ba Daniyeli, ba Yesaya, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya bagiye bavuga ku ngoma ya nyuma. Ingoma ya nyuma rero bagiye bavuga ingoma y'amahoro, ni ingoma ya Yesu Kirisitu. Ni ubwami bwa Yesu Kirisitu rero. Ubwo bwami bwa Yesu Kirisitu rero buzaza mu mwaka w'2031. Nibwo ubwo bwami bwa Yesu Kirisitu buzaza hano ku isi. Iyo ngoma rero azaba ari ingoma y'umutekano, y'amahoro, ni ingoma itagira intambara. Icyo gihe isi yose intwaro bazazicuramo amasuka yo guhingisha. Ni ukuvuga ngo hazaba rero ari ingoma y'amahoro, ingoma y'umutekano, ingoma itagira intambara, y'ibyishimo rero. Niyo mpamvu mu gihe twakanguraga Magayane yatubwiye ngo dushobora kubona intsinzi tugendeye ku bintu nk'ibi. Urumva iyo ufite amahoro cyangwa se iyo ufite ibyishimo, hari iyo ufite urukundo kandi ukaba uzi ko abo muhanganye ari abavandimwe bawe, kandi ukaba uzi yuko mwese muri abasangirangendo, ukaba uzi yuko abo mwaturutse kuri Adamu na Eva. Iyo umenye ko nimba ugiye kurwana, ukamenya ko abo mugiye kurwana mwese muturuka kwa Adamu na Eva, icyo gihe urabyihorera. N'inka yakunyaze nazo urazimurekera, nazo wazimurekera, kuko Bibiliya iravuga ngo ugutwaye umwitero wawe uzamuhe, ugutwaye ikanzu uzamuhe n'umwitero. Bivuze ngo n'ubundi byose ni iby'Imana, kandi ugutwaye iriba urarimurekera. Rega mwibuke wa mwana wa Nuza, umwana wa Aburahamu, igihe yacukuraga iriba, igihe yacukuraga iriba, se wa Yozefu, igihe Isaka yacukuraga iriba rya mbere, bararimunyaze, arangije araribarekera. Isaka arongera anyaga irindi riba, bararimunyaga, naryo araribarekera. Urumva, ni ukuvuga ngo umugisha w'Imana ntabwo winginga, nta nubwo umugisha w'Imana ugutwaye ikintu urakimurekera, kandi kukimurekera kwawe niko kubona umugisha kwawe. Ni nako ibyagenze kuri uriya muhungu wa Aburahamu, Isaka. Yacukuraga iriba, bakaza bakaritwara, bakarinyaga. Yakigira imbere akicukura irindi riba, bakaza bakaritwara. Ariko noneho aza kugera ahantu acukura iriba, aravuga ati noneho Uwiteka ampaye umugisha. Ni ukuvuga ngo rero umugisha w'Imana ntabwo uharanirwa, nta nubwo ubyiganirwa. Imana rero si umuntu ngo yibeshye. No gutsinda urugamba kuri izi ntambara zose tuba tubona ku isi ni ibintu biba byoroshye cyane. Wowe uricecekera, Uwiteka akaba ari we urwana urugamba. Ndibuka ku gihe cy'umwami, wenda reka kureba, reka tujye kuri Gideyoni. Gideyoni we, Imana yaramubwiye ati, yewe Gideyoni, ugiye kujya ku rugamba, ariko ndagira ngo abo basirikare ubagabanye, kugira ngo nutsinda urugamba utaza kuvuga ko wakoresheje imbaraga zawe. Ibi bintu aba bami bose bo ku isi barimo kurwana izi ntambara tubona muri Isiraheli, izi ntambara tubona muri kwa Putini mu Burusiya batera Ikirene, izi ntambara za Irani na Isiraheli, izi ntambara za Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo, izi ntambara zose bamenye iri hame, batsinda urugamba mu buryo bworoshye.
wenda reka twifashishe Yesu, twifashishe n'Imana Uwiteka, Imana Nyiringabo. Ese koko uru rugamba uko bagiye barutsinda, natwe koko twarutsinda tubikoresheje kuriya? Imana ibwira Gideyoni, iramubwira iti rero Gideyoni, genda manukana abasirikare urebe abanywa cyane n'abanywesha amashyi, noneho ubagabanye, abatitira bahagarike, abatitira abafite ubwoba ubabwire bitahire. Kuko Imana yagabanyije abasirikare ba Gideyoni basigara ari imbarwa, babarirwa ku ntoki. Imana ibwira Gideyoni, iramubwira iti genda, urumva, ujye ubabwiye nimugera ku rugamba mukubite hasi, mwitwaze ibicuma, mwitwaze impuri, mubikubitire hasi rimwe, mukome mu mashyi, ubundi ndatsinda urugamba. Nguko uko Gideyoni yatsinze urugamba atarwanye. Imana yarongeye ibwira undi muntu, ibwira Dawidi, iramubwira uti wibara abasirikare kugira ngo utaza kuvuga ko umubare mwinshi w'abasirikare bawe ari we watsinze urugamba. Dawidi arangabara abasirikare, ariko Imana iramuhana. Imana yagira ngo imwereke yuko umuntu adatsinda urugamba kubera ko afite abasirikare benshi. Imana irongera ibwira Yesuwa, iramubwira uti Yesuwa ugiye ku rugamba. Ariko Yesuwa yari afite ubwoba. Mbere yo kujya kurimbura Yeriko, yahuye na marayika. Marayika aramubwira ati rero ugomba kuzenguruka inshuro 7, mukavuza amakondera n'amahembe, mugasakuriza rimwe, maze Yeriko nkayigusha. Nguko uko batsinze Yeriko batarwanye. Barazengurutse, bamaze kuyizenguruka bavuza amakondera n'amahembe, maze Yeriko iragwa. Basakuriza rimwe, bakoma mu mashyi, Yeriko iragwa. Gutsinda urugamba rero ntabwo bisaba kuba ufite intwaro, gusa kumenya ko Uwiteka ari we waremye isi n'ijuru, ni we ubikemura, ni nawe tangiriro rya byose, kandi ni we utsinda urugamba. Yego, Yehoshafati yaravuze, umuhanuzi yaramubwiye ati mwebwe mushaka umutwe w'abaririmbyi, nimutangira kuririmba marayika w'Uwiteka aramanuka yica ingabo zabateye. Kandi koko Yehoshafati yirebeye abaririmbyi abohereza ku rugamba, batangiye kuririmba marayika w'Uwiteka aramanuka yica za ngabo zari ziteye Yehoshafati. Ni nako byagenze kuri Hezekiya nawe, bari bamuteye, ariko Imana yohereje marayika arimbura abo bantu bari bamuteye. Ni ukuvuga ngo gutsinda urugamba ntabwo rwose, nta hantu na hamwe Imana ijya irwanisha intwaro. Wowe kwizera Uwiteka Imana, ugasoma Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 irakurinda ku buryo nta sasu bakurasa. Zaburi ya 91 irakurinda ku buryo ushobora kubaho imyaka 500, ushobora kubaho imyaka 300, ushobora kubaho imyaka 400 witwaje Zaburi ya 91. Reka twamamaze rero, ndabona tugeze ku gihe cyo kwamamaza. Tugeze ahantu tugomba kwamamaza ivuriro, kuko turimo kugenda tugana ku musozo. Rero mugezwaho n'ivuriro rya Kinyarwanda. Tuvura igifu, tuvura umwijima, tuvura impyiko, tuvura diyabete, tuvura kanseri, tuvura amibe, tuvura indwara z'amarozi, abantu bafite ibibazo by'ubumuga, abantu bafite ibibazo byo kudatera akabariro neza. Mbese batugana ku ivuriro ryacu rya Kinyarwanda, tukabaha umuti bagakira. Rero ushaka kugira ngo uze kwivuza aho dukorera, tugira nimero dukoresha, ushobora kuza ku ivuriro tukaguha umuti ugakira. Hariho nk'umuntu baba bararoze adatera akabariro neza, tugira umuti usiga ku gitsina, igitsina kigakura kikaba kinini, yaba mu burebure yaba mu bugari. Tugira umuti w'amazi, tukagira n'umuti ugize gute, tugira n'umuti w'amavuta usiga ku gitsina kikaba kinini. Tugira rero n'umuti ugarura ibyibwe, tugira n'umuti w'uruhereko, tuvura indwara z'amarozi, iz'amahuherano, iz'amategano, tuvura amarozi yose, yaba amatamikano, amahuherano, amategano. Tuvura umusazi wirukanka ku gasozi, tuvura ubugumba, tuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane iz'amarozi. Tuvura kanseri, tuvura diyabete. Ku bantu batabasha gutera akabariro neza, tubaha umuti. Tugira uw'amavangingo, tugira uwo guca imyeyo, mwatugana. Kandi hari n'izindi ndwara nyinshi tutabashije kuvuga, tuvurira hano. Tugira n'umuti ugarura ibyibwe mu buryo bwihuse. Niyo ibintu byawe baba barabyibye bimaze nk'amezi 3,
twohereza amahembe akagenda akabigarura. Kuko haba harimo gushika, dushika umurozi, dushika umwanzi. Hari nk'abantu baba bashaka guhana abanzi, hari nk'abantu baba bashaka kumenya umurozi bakamuhana. Okay. Ibyo byose turabikora. Waduhamagara kuri 0785211354, 0785211354, 0722509510, 0722509510. Muduhamagare.